Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane bakunzi ba Ingenzi Info. Ni amakuru agezweho muri kino gitondo, ni amakuru azindutse avugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru agiye kwibanda ku bintu bikomeye cyane, dore ko turibuze kuba twagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa hara mu gihugu cya Kongo. Bivugwa ko hari ingabo za Tanzania z'abajenerali bagera kuri umwe. Ubwo rero nari mvuze mu mubare mvuga ari benshi, ariko ntago ari ku ruhande rwa Tanzania gusa, dore ko n'ubundi ku ngabo za SADC bivugwa ko hari abajenerali bagera kuri batatu, ariko nanone ku ruhande rwa FARDC hakavugwamo umujenerali umwe. Ibyo rero byose bikahita bihura bikaba abajenerali bagera kuri batanu. Byose rero munyemere tuze kuba twabigarukaho, se bifite ukuye kuri byose. Ndaza kuba nagera ku musozo w'iyi nkuru maze kuba nababwira uko byifashe ibikomeje kugenda bibara muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri aya masaha ibi kubera mu gice cya Karuba ndetse no muri teritwari ya Mweso. Ubwo ni muri rusange hari isake ku musozi wa muremure ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo zarakubiswe ku buryo bukomeye cyane, hapfuye ingabo zirenga 400, dore ko hari n'andi makuru avuga ko hari igico cyatezwe n'umutwe wa 23 nambushi yakozwe ikomeye cyane n'ubundi y'umutwe wa 23 ikoreshejwe ubuhanga bukomeye cyane buhanitse, dore ko yahitanyemo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'u Burundi. Imiryango rero ikaba ikomeje kugenda itabariza hari mu gisirikare cy'u Burundi cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi, dore ko abaturage bakomeje kugenda barakara ku buryo bukomeye cyane. Abafite n'ubundi ingabo cyangwa se abafite abahungu babo cyangwa se abasore babo cyangwa se abagabo babo bari hari mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, bagiye ngo kugarura amahoro, ariko mu by'ukuri bagiye kwica n'ubundi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se guhangana n'umutwe wa 23 kugeza kuri ubu ngubu ubamereye nabi. Benshi bashaka no kuba batoroka igisirikare cy'u Burundi, ariko bikaza kuba byabangira bigendanye no uwitwa Evariste Ndayishimiye abamereye nabi cyangwa se yabohereje ku rugamba nta n'amafaranga abahereje, kandi we yarahawe amafaranga akayabo agera kuri miliyoni 20. Rero muze kunyemerera byose kutube twabigarukaho. Turaza kuba twagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa muri Karuba. Ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ku rugamba ruhanganishije umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'igisirikare cy'abaturanyi cya Kongo FARDC, ariko ntago ari cyo kiri cyonyine cyangwa se kiri kwifatanya cyangwa se kibe kiri kurwanya umutwe wa 23. Murabizi ko iki gisirikare cya Kongo FARDC ubwacyo cyananiwe, ubu ngubu rero gisigaye gikodesha abacancuro Wagner Group. Si ibyo gusa, gikomeje kugenda kinjiza urubyiruko cyangwa se abana bakiri batoya mu kuba bagifasha bakabinjiza mu mutwe. Si ibyo gusa rero, babakubita n'ubundi imyitozo ikiri mito cyangwa se imyitozo mike cyane, kubera ko babahereza imyitozo itarengeje ibyumweru bigera kuri 2 cyangwa se imyitozo itarengeje ukwezi. Ngaho namwe mwiyumvire iyo myitozo igera ku kwezi ukajya guhangana n'abasirikare barimo abajenerali bitoje imyaka n'imyaniko, dore ko buriya kugira ngo winjire mu gisirikare ukora ubundi imyitozo igera ku myaka. Iryo ni ikosi rikomeye cyane, ariko buriya kugira ngo uzagere ku ipeti rya jenerali cyangwa se rya koroneri wakoze imyitozo igiye itandukanye, kuko ugiye kuzamurwa ujyana mu kindi cyiciro bibigoye rero kuba bakuzamura uri umusirikare rero udafite ifunzo cyangwa se udafite imyitozo ihambaye. Muraza kunyemerera rero byose tuze kuba twabirebera hamwe. Ibi rero bikomeje kugenda bivugwa n'ubundi muri cya gihugu cy'abarundi cyangwa se ibikomeje kugenda bivugwa kuri izi ngabo zahuye n'uruva gusenya mu Burundi, byakomeje kugenda birikoroza cyangwa se bifata indi ntera, mu gihe rero imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri gutabariza kuba rero uyu Evariste Ndayishimiye agomba kuba yafata icyemezo gikomeye cyane bigendanye n'uko ibyakomeje kugenda afatira ibyemezo cyangwa se ibyemezo akomeje kugenda afata byo kuvuga ati ngo yohereje ingabo muri cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo z'abarundi kugenda kwicirwayo. Ni ibintu bigaragaza ko abaturage bamaze kubirambirwa, ariko nanone kuba uyu Evariste Ndayishimiye yarafunze imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cye cy'u Burundi abereye perezida, byaje kugaragaza ko intambara iri gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone biza gutuma abo mu gihugu cy'u Burundi basonza kurushaho, kuko murabizi ko igihugu cy'u Burundi burya kirakenye cyane, ariko ibi biterwa nuko ubuyobozi buriho nabwo butari kuba fair cyangwa se butari gukora ibikwiye kugira ngo bube
bwumve abapatriotisme cyangwa se bukunde igihugu, bigendanye nuko uyu Evariste Ndayishimiye rwose binakomeje kugenda akora bidafite aho bihuriye rwose. Nkuko ngiye gukomeza nkungezaho iyi nkuru, munyemerere turebere hano imirwano ukuntu ikomeje kugenda inafata indi ntera, nkubwira ko ibintu byakomeje kugenda, nkubwira ko mu kibaya cya Rusizi ariho aba basirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bambukira berekeza mu burasirazuba bwa Kongo, aho bari kubwirwa ko bagiye guhangana na Red Tabara, ariko bagerayo bakahita bahangana n'umutwe wa 23. Ikindi rero bakavuga ko bagiye guhangana, bagiye kurwanya umututsi witwa umututsi wese aho ava akagera, uri muri cya gihugu cya Kongo, bagomba kumurwanya. Kandi bo bari kugenda bazi ko bagiye kurwanya Red Tabara, ariko ibyo ngibyo rwose ntago ariko bimeze, kuko bari kugera ku rugamba ibintu bikaza kuba byabakomerana cyangwa se bikaza guhindura usura bakarwana n'umutwe wa 23. Kandi ku munsi w'ejo babuze rwose abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye, nk'uko ngiye gukomeza mbigusomera muraza kunyemera n'ubundi byose mbibagezeho, mbabwira ukuntu ibintu byifashe, ukuntu bari abasirikare bakomeje kugenda bicwa. Ese aba basirikare bagera muri 100 bishwe bate? Iki gitero cyakozwe yite? Dore ko n'ubundi bivugwa ko ari kuri wa musozi wa muremure byari cyakorewe, bigendanye nuko umusozi wa muremure n'ubundi ubu ngubu uri mu maboko y'umutwe wa 23. Ni nawo rero uzi imbere rero mu kuba wakontorora, buriya iyo ufite uriya musozi wa muremure biba byoroshye cyane kuba wakontorora urugamba. Nkomeza kugenda bivuga kandi nzakomeza no kugenda mishimangira kuba rero umutwe wa 23 wamaze gufata uyu musozi wa muremure. Ni ibintu bigaragaza ko byamaze kugaragaza ko uri gusatira igisa n'intsinzi cyangwa se uri gusatira intsinzi nyirizina, kuko umujyi wa Sake nabo barawugerereye. Udusozi twa Sake hariya baturimo abasore b'intare za Sarambwe bamaze kudukambikamo, cyangwa se aba basore ba General Sultan Makenga bameze nabi cyane. Ikintu cyaje kuba cyahindura n'ubundi ibigendanye n'ibiri kubera ara ku rugamba, umutwe wa 23 ukabona wahinduye ibintu byose, cyangwa se ukabona wacuritse ikibuga uri gucucuma nta muhwe. Abasirikare ba SADC ugakubita baza za Tanzania ukabakira neza cyane. Mwari mwabibonye ko ku munsi w'ejo abasirikare ba Tanzania aribwo bari bahageze, ariko ibaze kwakirwa inkuru mbi ikomeye cyane, kumva ngo umusirikare ukomeye cyane mu ngabo za Tanzania ayisaraswa. Ibyo rero nibigaragaza ko umutwe wa 23 uba witeguye impande zose. Mbabwira ko n'ubundi buriya iki gisirikare cya Kongo FARDC uburyo n'ubundi cyatakamo bumeze nkaho batakamo nta mibare bakoze, kuko uburyo babikoraga n'ubundi mu minsi yashize bagendaga ari igihiriri, bakagenda harimo FDL bivanze n'ubundi na Wazarendo, bakivanga n'abamayimayi Nyatura, bakivanga n'abacancurag na groupe bose, ugasanga rero bagendeye ari bamwe. Rero umutwe wa 23 wabatega mbushi warasamo igisasu kimwe ugasanga gihitanye abantu bagera mu 100. Ukibaza ati aba basirikare bafite imyitozo imeze ute, cyangwa se bafite ubutasi bumeze bute? Ibyo rero nababwiraga ati impamvu rero imirwano yaje guhindura isura muri Kongo cyangwa se muri Karuba, ibintu bikaza gufata indi ntera. Umutwe wa 23 ugacurika ikibuga ukaza kuba wacucuma ku rwego rwo hejuru. Nuko rero muri G2 cyangwa se mu butasi bwa 23 uwitwa Colonel Castro akimara gupfa, umutwe wa 23 wagiye mu kiriro cyangwa se warabyakira, ariko urababara ku buryo bukomeye cyane, ndetse unafata ingamba zikomeye cyane. Ariko si ibyo gusa, bahita basimbuza uwitwa Colonel Nzenze. Ora Colonel Nzenze murabizi cyane muri na 13 yakoze amateka. Ariko si ibyo gusa, muri na 21 bagaruka ku rugamba cyangwa se batangiza imirwano, abasirikare bayo 23 cyangwa se b'intare za Sarambwe yarari imbere cyane, we wafashe Kibumba. Buriya babaza uwitwa Peter Chirimwami niwe ubuza amateka yose, kuko atinya uyu mugabo Colonel Nzenze. Buriya Colonel Nzenze yari no mujyanama mu bya gisirikare mbere yuko aba G2 wa 23 yari umujyanama mu bya gisirikare, uriya agira inama General Sultan Makenga uko urugamba bagomba kuruyobora. Rero ni ibintu biba bigaragaza ko bafite inararibonye, ndetse banafite abasirikare bakomeye cyane bafite n'imyitozo idasanzwe. N'ingabo z'u Burundi zavaga mu ntara Kivu y'Amajyepfo zarayiziguye muri ambushi ingabo za 23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero ni ku munsi w'ejo baguye muri ambushi ikomeye cyane, ariko no muri iki gitondo habyutse havugwa imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano ubundi iri kubasakiranya n'umutwe wa 23, bikaba bivugwa ko hamaze gupfamo abasirikare bakuru bagera kuri 5 bapfuye, no harimo n'abapfuye ku munsi w'ejo ubwo bashya nabo uyu munsi
muri iki gitero rero muri ambush umutwe wa 23 wari wateze izi ngabo z'abarundi bivuga ko hatari harimo ingabo z'abarundi gusa kuko harimo ngo n'umujenerali wa Tanzania ndetse n'uwa FARDC ndetse na batatu ba SADC bakahita abajenerali bagera kuri 5 ariko twakomeje kugera dushakisha imboni yacu ere ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibyaza kudukundira kugira ngo tumubaze aya makuru ese ntabwo rero natwe twete twemeza ko abajenerali bagera kuri 5 umutwe wa 23 wese ubica kuko ni ibintu bitoroshye kwica umujenerali ariko none tuvuga ko tutabihakana ubwo ni update tubahaye mu makuru ari buze kuza imbere turaza kuza tubigarukeho mu buryo bwimbitseho tubabwire ukuri kubirimo ariko urumva ko utapfa kwita wemeza niba aba bajenerali bose bagera kuri 5 bapfuye mu gihe umutwe wa 23 nawo utaragira ucyo ubyemeza cyangwa se ubitangaze ubinyije mu bavugizi bayo bose aba mu bya politike ariwe Lawrence Kanyuka cyangwa se no mu bya gisirikare Colonel Wiringoma nanjye kuvuga amashoro y'ingoma bigendanye nuko nubundi twamenyere ko yaramaze ku ipeti rya majoro igihe kinini ariko ngo yamaze kuba yaba umukoloneli rero dukomeje nubundi babwira ukuntu byaje kuba byagenda nubundi kuri zingabo z'u Burundi zaje kuba zahitanwa mu zaje kuba zagabwaho ntago ari igitera ahubwo ni ambush iteye ubwoba baje kuba bategwa nabo byarabatunguye cyane kuko bari bagiye gutanga amakuru bayajyanye igoma bavuga ibyababayeho ku musoza muremure ibyabayeho ariko ukuntu byaje kuba byagenda buriya umutwe wa 23 icyo nababwira nuko ufite G2 cyangwa se uwukuriye ubutasi ararenze cyane nkuko nabibabwiye buriya munakomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu nzabagezaho nubundi nandi makuru agiye atandukanye agaruka ku mateka y'uyu musirikare bita Colonel Nzenze uyoboye ubutasi bwa 23 nyuma yo gusimbura Colonel Castro bura Colonel Castro akimara gupfa byafashwe nkaho umugongo ucitse cyangwa se urondogoro ucitse mu ngabo za M23 niko baraba FARDC bari bagize ngo bakoze ikintu gihambaye ariko buriya bari bakojeje ahubwo agati munozi kuko umutwe wa 23 wese ufata izindi ngamba ndetse uhindura ikitwa uburyo warwanagamo utangira kurwana noneho nta muhwe ndetse utangira kurwana mu buryo busa nkaho ari ubwiyahuzi cyangwa se mu buryo busa nkaho nta mikino cyangwa se n'imbabazi kuko ukuntu uri kwica ubungubu uri kwicisha udufuni ndetse n'udushoka ku rugamba nta muhwe ufite ibisasu uri kurekura ndetse uri gufata ibisasu miri buri kanya ndetse no muri iki gitondo bivuga ko ari ibisasu wamaze kuba wacakira bigaragaza rero ko umutwe wa 23 ukomeje kugenda wavasa ujya mbere ako nko nabikubwiye naza no kubahereza link mukisomera n'amakuru agiye atandukanye kuri Minembwe Capital News ni haya makuru dukomeje kugenda tuyakura avuga ko hari abasirikare barenga 472 bo mu ngabo z'u Burundi bamaze kwitaba Imana rero ni muri iki gico n'ubundi ngombize kugenda babwira umutwe wa 23 wari wateze ari mu bice by'umusozi wa muremure buriya umusozi wa muremure ni strategic ni good strategic cyangwa se ibyo bita good strategic location ni ibintu rero bigaragaza ko uyu musozi wa muremure ku bijyanye no kuyobora urugamba cyangwa se umuntu uriho biba byoroshye kuba yakumenagura umutwe bigendanye nuko abari hejuru uri hasi rero kuba warasa hejuru cyangwa se ngo urebe hejuru umuntu ukwitegeye aba yakurangije rero nibyo byaje kuba byagaragara ku rugamba ni nabyo rero nkomeje kugenda nabagezaho ni ibyaraye bibaye mu masaha yo ku mugoroba ku cyumweru tariki 28 ubwo ni ku munsi w'ejo n'ubundi ku cyumweru twasoje urumva ko gahenge ko nta na gato ari mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare benshi mu ngabo z'u Burundi bahaguye muri ambushi ababarirwa muri 200 muri 470 bahasize ubuzima abandi benshi bafatwa amatekwa nkuko umwe mu barwanyi bari 23 yabyemereye umunyamakuru wacu rero mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo n'imboni yacu nkuko n'umundi ikomeje kugenda binagaragazwa urumva ko rwose umutwe wa 23 ukomeje kugenda ukora ibitari byitezwe cyangwa se ibitarakekwa bitewe nuko izi ngabo za SADC zikimara kumanuka zivugiye amateka ko zo zitaye zikinishwa ariko uko bigaragara ziri gukubitwa ku buryo bukomeye cyane bitangiye kuvuga ko harimo abajenerali babo batangiye gukorwamo bamenaguwe imitwe ni ibintu bigaragaza ko umutwe wa 23 rwose intare za Sarambwe ziri gukora akazi neza cyane ikindi nakubwira nuko bura umuhanda wa Sake Goma wamaze kuba bafatwa kera cyane kugeza ubu ngubu rero bigaragaza ko bura n'umujyi wa Goma uri buze kuba bafatwa mu buryo buri buze kuba bwanatungurana bigendanye nuko bakimara kwica ura mu Colonel Castro bagakomeretsa Bahati ni ibintu byaje kugaragaza ko umutwe wa 23 warakaye cyane
ariko si ibyo gusa, uriya umuhanda wa Minova na Sake n'ubundi nawo wamaze kuba bafungwa buriya kuva muri Kivu y'Amajyaruguru yerekeza Kivu y'Amajyepfo kugira ngo uhunge ni ibintu bitoroshye, kuko umutwe wa 23 nawo uriya muhanda urawufite kugeza kuri ubu ngubu. Rero inzira isigaye y'aba FARDC cyangwa se ya SADC ku bitero bukomeje kugenda bagaba, ni inzira isigaye ni ntoya cyane, kuko kugira ngo bazabashe gucimbura umutwe wa 23 cyangwa se bawutsimbure bawukure aho uri ni ibintu bigoye cyane. Munyemere duhinira ahangaha rero tuze kuba twagaruka mu yandi ama update tuze kuba twabagezaho. Gusa icyo nakubwira nuko umutwe wa 23 umaze kuba wafata n'ubundi ibindi bitwaro byinshi cyane, nkuko tukomeze kugenda tunabikwereka ahangaha ukomeje kugenda unabireba. Rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe hano ku Ingenzi Info, icyo usabwa nta kintu no gukanda kuri subscribe aho ngaho hasa umutuku, no kwakanda ubundi agahinduka ibara, ukabona no gutanenga notification on kugira ngo cyangwa se gukanda kukazogera kugira ngo tubana amakuru agiye atandukanye abavugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo. Reka ngushimire kandi nkushimire ko abo ukomeje kugenda ubana natwe, kandi wibuke no gukanda share cyangwa se ndetse wibuke no gukora kuri like kugira ngo ibintu bigende bimera neza cyane. 5 kuri 5 ugira ibihe byiza, Imana ikomeze kuba nawe dusubira amakuru yacu ari imbere.